yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka. Muraho neza bakunzi bacu mukurikiye abacu SMS TV. Mbanje kubasuhuza mugira amahoro y'Imana. Nitwa Ufitinema Asumuta, umunyamabanga w'umuryango SMS, nkaba n'umukorerabushake w'uwo muryango. SMS mu magambo arambuye y'Igifaransa ni Cri du cœur d'une mère qui espère. Mu Kinyarwanda tugenekereje ni ijwi ry'umubyeyi utihebye. Umuryango SMS ni umuryango utegamiye kuri leta, ufite intego yo gushaka abana baburiwe irengero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda no kubafasha kubahuza n'imiryango yabo. Uyu munsi tugiye kuganira n'umwana ushakisha umuryango witwa Nkurikiyingoma Rita. Yaburanye n'umuryango we mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994, ariko ntabwo azi ikigero yari afite kuko yamenye ubwenge yisanga mu muryango wamureze. Ni karibu Nkurikiyingoma, tuguhaye ikaze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nkurikiyingoma Rita, nkaba ntuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Kigabiro, akagari ka Sibagire, umudugudu wa Gasharo. Kera nitwaga Nyirankuringoma kuko niko bambwiye. Nagize ubwenge nisanga mu muryango w'umubyeyi witwaga Mukagatera Steria, yankuye mu kigo cy'imfubyi. Icyo kigo cy'imfubyi bakitaga SOS Kacyiru. Urugendo rero bw'ubwo buzima mbana n'uwo mubyeyi yamfataga neza nta kibazo, ariko ntago yigeraga ambwira yuko ndi imfubyi. Yambwiraga ko ndi mama we, yanga kumbwira ubuzima bwanjye kugira ngo atankomeretsa. Ariko uko ngenda nturana n'abaturanyi niho nagiye mbimenya ko ndi imfubyi. Twabanye neza mu buzima busanzwe, yandiye amashuri, nize segonderi, ariko biza kuba ngombwa yuko dutandukana bitewe yuko ari igihe cyabaye ntitwabana neza. Narangije kwiga segonderi 2013, 2014 nza gushaka umutware, nza gushaka umugabo, tubyarana abana 3. Ubu niwo dufitanye. Muri urwo rugendo rero ndi umwana mutoya muri icyo kigo cy'imfubyi cya SOS, nabajije amakuru yabo twari duturanye, ko ndibuka nyuma ko naje kubatizwa ndi umwana mutoya kuko nisanze muri uwo muryango. Nyine ndi mutoya cyane, menya ubwenge nisanga muri uwo muryango, ariko uko nyine numva amakuru hirya no hino akavuga ko nari uwaho, nanjye ndushaho kujya nacukumbura ngo menye amakuru nyirizina yaho mba naraturutse, yaho nyine umuryango wanjye nyir'ubwite. Mba muri icyo kigo rero nisanze muri uwo muryango, nasanze batuye mu Cyahafi, tuza kwimuka jya kuba ahantu bita Isamuduha, ngo ni mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kanombe. Twisanga nyine tubaho ngaho Isamuduha, naho hari umubyeyi wari inshuti y'uwo mumama, ari we wambwiye yuko bamvanye muri icyo kigo cy'imfubyi bari kumwe. Izina ryanjye rero basanze kuri iyo fishi, nyine kuri icyo gipapuro berekanye yuko bansohoye, niryo nitwaga Nyirankuringoma. Ubwo akomeza kumbwira, bakomeza nyine
ubwo niwe wakomeje kunsobanurira atambwira ati ayo mazina iryo zina niryo bakwitaga, niryo twasanze kuri iyo fishi, nicyo gipapuro baduhayeho. Ariko njyewe ndibuka bajya kuntangiza mu wa mbere, uwo mubyeyi Asitera yanyandikishije iryo zina Nyirankuriyingoma n'ubundi, ariko nabonaga ari izina ndende kandi nkumva ntago rijyanye n'igihe, bitewe nandikisha Nkurikiyingoma Rita. Rita ryo ni izina bambatije, niryo banyise maze kubatizwa. Ubwo amazina yanjye nkazanandikisha Nkurikiyingoma Rita, kugeza n'ubwo niryo ndimo kwandikisha, ariko urumva ko izina rya kera ari Nyirankuriyingoma. Maze gushakana n'umugabo wanjye rero, ko twagiye gushakana nabanje kumubwira amateka yanjye, nawe agira ipfunwe ryo kuba abaho atabona umuryango wanjye. Biba ngombwa ko yiyemeza ko nawe yashyiramo imbaraga zo kuba yanshakishiriza umuryango, ko twese twari dufite icyizere tuvuga ati byanga byakunda ababyeyi banjye bariho cyangwa se abo tuvukana. Biba ngombwa yuko abishyiramo imbaraga. Nibwo rero yagiye ku mbuga nkoranyambaga, abona uyu muryango, ijwi ry'umubyeyi utehebye, arangije abona ibiganiro bagenda bagirana, bimutera motivasiyo zo kuba nanjye yaduhuzanya nabo, nanjye nkababwira amateka muri make n'abanzi, amanimero baduhuzanya nabo turaganira. Nibwo nanjye naje nisanga ndi kuvuga ubu buhamya no kuri no video, kuko ku bijyanye n'ubuzima bwanjye cyangwa amateka yanjye akira ndi umwana mutoya ntacyo nyaziho maremare, nibyo byonyine. Ko uwo mubyeyi we ntabwo yashatse kuba yabimbwira, sinzi nimba yaranabizi, ariko byanga byakunda ari kubazi imva n'imvano nigeze abimbwira. Rero nanjye rero nahoranye ipfunwe n'ubwigunge bwo kuba mbaho nzi ko nta muryango, kandi ndimo kuba bambwira ko mfite umuryango, nyine mbaho muri icyo cyizere cyo kubeshywa ko mfite umuryango nawe mfite. Ntabwo nzi impamvu yabikoze ngo niyihe, gusa nyine naje kugira Imana mpuzwa mbona uyu muryango, ndavuga ati uko nkubonye byanga byakunda bazamfasha kuba nabona ababyeyi cyangwa se nkabona abo tuvukana, byaba byiza kurushaho. Urakoze Rita. Ubwo ni ukuvuga ngo uva muri kiriya kigo cyangwa ugera muri icyo kigo, ntabwo uzi ngo wagezemo ufite imyaka ingahe, wavuyemo se ufite imyaka ingahe, ntabwo uwo mubyeyi yigeze akubwira ibyari byanditse kuri iyo fishi? Ntabyo yigeze ambwira ngo nahagezemo gute cyangwa se ngo nahavuyemo ngana gute. Gusa icyo nibuka ndi muri icyo kigo ni ukuntu twabaga turi abana benshi, uko twajyaga byo ishusho ngenda nyikurura, ndetse tuva no muri icyo kigo cy'imfubyi yaje kuntwara, ibyo byo ndabyibuka. Ariko ntabwo nzi ngo ni gute ikigero nyine ngo imyaka nabaga mfite niyi, kuko n'ibyabereye no kuri iyo fishi igipapuro nabonaga babandikira, kuko igipapuro byanga byakunda we yaragifite yaragitahanye. Twakunda ababyeyi nyine bagira impapuro babika za kure, baba bafite amabanga ya kure babika, abana ntibapfe kuba babasha kuba bayabona. Ku mubiri wawe se nta bimenyetso waba ufite ku buryo nk'umubyeyi ukubyara yabyumva akaba yamenya ko uri umwana we? Ikimenyetso naba mfite ku mubiri wanjye ni ikibibi kiri ku nda, mu ruhande rw'imoso. Numva nta kindi kimenyetso naba mfite kindi kidasanzwe. Ni iki rero wabwira abantu bazakurikira iyi nkuru yawe kugira ngo bagufashe gushakisha umuryango wifuza ko bagukorera? Ikintu mbwira abantu bazaba babonye iyi video yanjye cyangwa se uzayibona uwo ari we wese, ashobora kumva iryo zina nitwaga Nyirankuriyingoma, cyangwa se akaba azi n'aho twari dutuye cyangwa bari baturanye. Amakuru aramutse yamenye byaba byiza akayatugezaho,
cyangwa se akayageza kuri uyu muryango SMS, byaba byiza kurushaho, kuko nibo baterankunga mfite bakomeye barimo kumfasha kuba nabona umuryango, nibyo byaba byiza kurushaho. Kuba ndiho nta muryango mfite, abana bambaza ati se nyogokuru abahe, ese naba tantine ufite, icyo ni igikomere cyaba gikomeye cyane, no kuba wabyara niba baguhemba cyangwa se ukabonamo guhembwa n'umuryango umwe, nyine kuba uri wenyine wumva nta muryango ufite, icyo ni igikomere gikomeye cyane. Ubwo rero mumfashije abantu barimo kubyumva cyangwa n'abazambona bakumva amakuru yanjye make baba baziho, byaba byiza nyine batumenyesheje amakuru, kuko nanjye byanshimisha mbonanye n'umuryango, abana mfite nabo bakamenya ati bafite nyirakuru cyangwa ba tantine cyangwa ba onkle, nanjye kumva ko mfite n'abantu iruhande rwanjye byanshimisha cyane kurushaho. Kandi namwe murabizi kubaho ufite umuryango abakwegereye biba byiza, birananezeza. Murakoze cyane, Imana mwishire bamugesha. Urakoze Nkurikiyingoma Rita kutugezaho ubuhamya bwawe. Ndasaba abakurikiye inkuru ya Nkurikiyingoma Rita, wari uzwi ku izina rya Nyirankuriyingoma, kera bigaragara ko ari izina ry'ababyeyi be, kumufasha kuko nta makuru afite ku bijyanye n'amateka ye, kuko nk'uko yabitubwiye yisanze aba mu kigo cya SOS Kacyiru ari umwana mutoya, ntabwo azi ngo yakigezemo ryari, ese yari afite imyaka ingahe, gusa yamenye ubwenge yisanga muri uwo muryango wamureze, naho yahakuriye azi ko ari umuryango avukamo, buhoro buhoro nk'uko yabivuze agenda amenya amakuru ayakuye mu baturanyi. Murumva rero nta makuru yiyiziho, ariko uwamenya ririya zina Nyirankuriyingoma yatumenyesha ikimuranga. Yavuze ko afite ikibi bikunda, nta bindi bimenyetso bidasanzwe afite. Uwamenya ririya zina rero Nyirankuriyingoma, akamenya umubyeyi wabuze umwana witwa Nyirankuriyingoma cyangwa umuryango akomokamo, yaba yagize neza yatumenyesha akoresheje nimero yacu mureba imbere yanyu 0783 83 27 47. Murakoze.